nubwo tutari twahagera ariko tugomba kuba turi mu nzira dukura. Uwiteka aratwigisha kuguruka uyu munsi. Niba uri umuyoboke we nyakuri, menya ko iri shuri uzarinyuramo. Mbese ndamutse mbajije, izi ntambwe hari uko wari wazibona mu buzima bwawe? Wenda hari ujya wibaza impamvu uhura n'akaga, uhura n'ibibazo. Ndizera ko hari uyu munsi ubonye igisubizo. Imana yaduhaye ibyaremwe kugira ngo twigireho. Yaduhaye igisiga ngo turebe uburyo gihura n'akaga kugira ngo kimenye kuguruka. Ntabwo nzi niba hari umuntu uhagarara hejuru y'inzu ifite metero 3 ngo agerageze gusimbuka. Narabigerageje. Uko byanyendekeye navunitse akaboko, banshyiraho sima imara hafi amezi 3. Ntashobora kukanyeganyeza, ntashobora kugenda ngo nikarabye ndi ubwanjye. Igisiga ntabwo kiba kiri muri metero 3, ahubwo kiba kiri hehe? Kiba kiri mu giti hejuru. Ni akaga gakomeye. Niba akaga kakugeraho uri umukristo, mbere yuko wiheba banza wibaze uti ese Mana ni icyo ushaka kunyigisha uyu munsi?